Muraho neza bakunzi b'inshuti y'Igikoni TV. Nejejwe no kongera kubana namwe kuri uyu munsi. Ndizera aho muri mumeze neza. Abatameze neza muhumure muraza kumera neza. Kandi ngitangira ndabashimiye cyane mbikuye ku mutima pe. Uburyo kimwabanye nanjye mukomeje kubana nanjye uburyo ki rwose mu mpibitekerezo n'ukuri narabishimiye narabakunze kandi rwose pe ibitekerezo byanyu byambereye ingenzi cyane kuko ngiye gushyira kwisubiraho ahandi kongera imbaraga mbese mwaramfashije mukomeze mumfashe ndabakunda cyane. Mbahaye ikaze rero mu kiganiro cyanjye cy'uyu munsi aho tugiye kurebera hamwe uburyo wakora uri mu rugo ugateka umufa wawe w'ifi. Uyu munsi rero nicyo nateguye kuganiriza abakunzi banjye. Ni karibu rero tugiye kurebera hamwe rero uburyo ushobora gukora umufa w'ifi ukagubwa neza uwo munsi ukirirwa wumva rwose umeze neza cyane. Abantu benshi baba bazi yuko ifi ari ukuyirya iciye mu mavuta gusa cyangwa se wayikoreye isosi ukayicisha mu mavuta nano ukayikorera isosi. Ntabwo abantu benshi bajya bakunda kumenya yuko ifi nayo igivamo umufa. Uyu munsi rero ngiye kubakorera isosi itogosheje y'ifi. Rero narababwiye nti mu gikoni ikintu cya mbere ni isuku. Ngiye kubanza rero nanjye nkaraba intoki. Bitabaye isuku ni ukuri waba uri kwangiza abantu, waba uri kubagirira nabi cyane. Yego rero bakunzi banjye uyu munsi wa none baze kubabwira ko ngiye kubategurira isamake cyangwa ifi itogosheje. Rero ibintu ngiye kwifashisha ahangaha ni ibi birungo muri kubona ahangaha ni ikirayi, ni seleri, ni kakarungo kateye ko mu nyama kuko ngenda gakunda cyane mu byo kampumurira neza, ni karoti, ni pavuro, iyi ni icyatsi, iyi ni pavuro y'umutuku, iyi ngiyi ni iy'umuhondo, ni puwaro, na tungurusumu, igitunguru cy'umutuku, ni inyanya. Ndaza gukoreshamo na magi. Hanyuma ni ibi bikoresho ngiye kwifashisha mu gihe ngiye kuba ndi gutegura icyo kurya cyanjye cy'uyu munsi. Twagiye rero turebera hamwe uko bikorwa. Kandi iyo uri guteka umufa cyangwa isupu ugerageza gukata uturongo tunini, ntabwo gukata twa tuntu nk'utwo mu isosi kuko iyo biri kugaragara neza mu isosi biri kugaragara mu isosi biba birimo kubona ari ibintu bisa neza. Yego twatangiye rero guteka amafunguro yacu y'uyu munsi.
ibitunguru, urabona yuko ibirungo byanjye bimaze gusa nkaho bimera neza. Ngiye gushyiramo tungurusumu, rero zanjye ye nkunda tungurusumu cyane, nkunda ukuntu ihumura mu biryo, mba numva iryoshye n'impumuro nziza. Wawo ukuntu n'ubu bise bihumura, ndimo ndabikumvira neza. Wawo tungurusumu uhita wumva ushatse kurya pe cyane rwose. Rero ibirungo byanjye bikaba birimo birashya. Noneho nkaba ngiye gukata ibirayi byanjye. Ibirungo byanjye rero byahiye, ubu nyine ngiye gushyiramo amazi. Ushyiramo amazi ubona ahagije, atari menshi cyane, kugira ngo none umufa wawe utaza kuza ukayutse. Hanyuma mu gihe ndi gutunganya ibirayi byanjye, nabyo birimo bitogota. Yego, wakubaza ute se kubera iki ibirayi atabikaranze? we n'impamvu nkaranze ibi birungo nuko nyine ibirungo iyo bitaciye mu mavuta uba wumva bitameze neza, ariko ubundi urabizi ko akenshi na kenshi umufa ni ugutogosa. Wakwibaza ute se noneho kubera iki atogosheje nako akaranze ifi? Munabizi nta mavuta igira pe, ariko iyo ari inyama ntabwo ushyiramo amavuta, kuko kenshi na kenshi ziba zifitiye amavuta, ibinure. Yego, kandi iyo uri gukata ibirayi byo gushyiramo muri boyiro, ntabwo ukata ibirayi nk'ibyo mu rugo nanone, kandi nanone nta gukata bitoya, kuko ngiye nkunda ibirayi iyo bigaragaramo neza kandi nanone bidakabije. Hanyuma rero nkakata karoti zanjye, nazo nkazishyiramo, nkakata karoti nini. Impamvu nkata karoti nini, mwibuke yuko ndi gukora umufa. Iyo ari umufa rwose ukora utuntu tugaragara kugira ngo ize kuza isosi yawe isa neza. Yego, niyo mpamvu ubona ndi kugira gutya karoti. Hanyuma isosi yanjye, ibirungo byanjye nibimara gutogota, ndashyiramo karoti. Wakwibaza ute se kubera iki karoti atazi karanze? Ni impamvu nababwiye yuko ubundi ari umufa uratogosa, ariko ibirungo biba bishaka kugira ngo bikore amavuta bize kuza biryoshye. Nawe utogosheje rwose pavuro yazibishye pe, ntabwo pavuro itogosheje iryoha, ariko karoti itogosheje iraryoha. Nyuma rero isosi yanjye yatogose, biragaragara ko isosi yanjye yatogose. Ngiye gushyiramo karoti zanjye. Hanyuma nimara gushyiramo karoti, ndashyiramo na puwaro zanjye.
impamvu nshyizemo puwaro ubundi ihumura neza cyane iyo iri mu biryo kandi itogosheje. Murabizi ko dukunda kuzikoresha cyane mu gihe cyo gutogosa pe. Puwaro ni igira impumuro nziza kurenza iyo itogosheje. Hanyuma ibi nabyo niba bisa nk'ibikubiswe n'umwuka, ndahita nshyiramo ibi birayi. Impamvu ndi bushyiremo ibirayi bwa nyuma ni iyihe? Ni uko ngewe nkunda ibirayi bihiye gake bikagaragara neza mu mufa wanjye. Yego, ubwo nkaba ngiye no gutunganya inyanya mu gihe ndi bube ndimo ntegereje ko bitogota ngo nshyiremo ibi birayi byanjye. Hanyuma rero nabyo byabize mugiye gushyiramo ibirayi byanjye, nabishyizemo. Hanyuma nayo ifite amazi ashyushye ku ruhande. Isosi yanjye nimbana nkeya, ndahita nongeramo amazi yabize, kuko amazi yanjye yabize ndabyizeye neza. Hanyuma rero bya birungo byanjye n'ibinyanya n'ibirayi byamaze gutogota. Impamvu ngiye gushyiramo inyanya ibirayi bimaze gusa nk'ibigira niyi, ni uko ishyizemo inyanya ibirayi bitarasa nk'ibyenda gushya. Inyanya zituma ibirayi bidashya neza, ariko bishyizemo ibyenda gushya ni sawa, kuko uhita ibirayi birashyana ukabona birasa neza. Hanyuma kandi ngiye n'ubundi gushyiramo n'ibirungo mfite. Hano hari umunyu, ngiye gushyiramo umunyu. Yego, uyu ni umunyu rwose. Ntabwo isupu ijya ngewe ntabwo isupu irimo mbona nkunda gushyiramo ibirungo byinshi, kuko nyine mbashaka kuruhuka bya birungo nyine. Ibira birungo duhoramo aka ni kamagi nta bidasanzwe, ariko bya birungo bindi oya ntawe. Iyo ushaka kuruhuka isupu, kuruhuka nyine ibintu bikaranze, nkora nyine gutya, kandi nayo nubikora uzasanga ari ibintu byiza cyane. Hanyuma shyiremo n'akagateye nababwiye, gahumuza isosi neza cyane rwose. Ndabona aka kantu katashimishije, reka manze ngakateho. Nabo baba badupfunyikiye utuntu twinshi. Nakaronze, ntimugire impungenge, ibintu byanjye byose birasa neza. Yego, hanyuma ngiye gupfundikira bigire kugira ngo mbe ntunganya n'ifi yanjye nze kuyishyiramo. Ibirungo byanjye buriya kandi ni ibyo ngibyo, nta bindi rwose. Rero hasigaye dutunganye ifi. Rero ngiye kuba ntunganya ifi yanjye kugira ngo nze kuyishyiramo nayitunganyije neza. Ndayisiga umunyu. Ngiye kongeraho ka fishi masara. Ni ka karongo nyine bakunda gukoresha mu mafi. Wagura kanini, wagura no mu isoko harimo n'utwa makeya twijana ngira ngo gutyo. Ntabwo byakubuza kurya ifi yawe iryoshye rwose, kubera yuko ka fishi masara rwose ndabizi neza ko kaba gahari. Si ngombwa, ntugire ubwoba ngo ntabwo ufite nini we yawe. Usanga hari igihe rwose umuntu agira impungenge ngo ukavuga uti atari ko se ati ko mba mbona bari gukora ibintu bigize hoya, wigira ubwoba pe. Kuko iyo ugiye mu isoko haba harimo twa makeya nk'uko ubushobozi bungana, ntukagira ubwoba. Kandi ari ufite iki kinini nawe waguze utwijana, humura mwese mwariye ibisa.
ubu rero tugiye kureba ibikorwa byacu twakoze uko bimeze. Wow, umva mana yanjye bimeze neza pe, do byabaye neza. Hanyuma rero ngiye gushyiramo yafi. Wakwibaza utese impamvu agiye gushyiramo yafi ni iyihe? Impamvu ya mbere nuko harimo ibirayi, sibyo? Ibirayi hakabamo karoti, ni karoti n'ibirayi ni ibintu bitinze gushyaho ukuntu. Hanyuma iyo ubikoze gutya ugahita ushoreranamo n'ifi, ifi yashya mbere bigatuma yasama yafi yawe ishwanyuka ntubone umusaruro w'ibyo washakaga. Ariko ubwo ibirayi byahiye ndetse na karoti bikaba bimeze neza, reka nze mbikwereke. Urabona ko bimeze neza. Ubundi iyo ari ibyo bitogosheje biba bimeze neza pe. Hanyuma rero ubwo bimeze gutya nishyiramo ifi yanjye birahita bishyana neza cyane. Hanyuma rero reka tubikora. Iyi ni yafi yanjye nashyizeho umunyu na fish masala. Yego, iyo nyirambitsemo kuko narangije kuyitunganya neza. Mwibuke ko ndi gukora umufa, ntabwo nakaranze. Yego, hanyuma niturangiza ubu gutya birabaye. Ubwo impamvu nizeye ko bimeze neza, ifi yanjye amazi arenda gusa nk'ayirengera kandi rwose nizeye ko iri bushye neza. Reka rero nongere mfundikire, hanyuma turaza guteruraho turya. Mukomeze ukurikire neza ikiganiro cyanjye uzambwira kuko nawe yifuza yirya iryoshye. Aha tugiye kureba rero ibyo kurya byacu uko bimeze. Wow, birasa neza pe, birahumura. Umva ubu nyine nta kindi tugiye kwarura turye. Ni karibu mwese. Birasa neza cyane pe. Rero babandi mwajyaga mugira impungenge muvuga ngo ifi ngo isosi isupu y'ifi ibaho. Ibaho pe, ibaho rwose. Ngiyo nawe ugenda ubigerageze wirebere rwose. Do birabyanjye byahiye, ntabwo nashaka ko biba umugezi. Do ifi yanjye nayo bimeze neza cyane 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 rwose. Hasigaye ni ukwarura tukarya. Bahaye karibu mwese rero uko bimeze. Mwabibonye bya birayi byanjye, karoti, inyanya zahiye, ibintu byanjye byose birasa neza pe. Hanyuma nimba ari ifunguro wafashe rya mu gitondo ukirirwa umeze neza, akazi kakagenda neza cyane, numva bakumbuje uyu mufa pe. Mwese mubikunde kandi ndabizi neza ko nubikora uko nabikoze uzaryoherwa kandi pe uzashimira cyane cyane. Koze rero ikiganiro cyanjye cy'uyu munsi, naho ubutaha rero turimo turebera hamwe ibindi byinshi bitandukanye kandi bifitiye umumaro imibiri yacu, cyane cyane ko ari mu gikoni. Murakoze cyane. Bye bye, ndabakunda.